Kristo Yezu akuzwe. Nongeye kugushimira wowe wakoze subscribe, share, comment na like. Nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko bisanzwe ubagezaho ibiganiro by'uburwayi bwa roho. Twabonye rero uburwayi bwa roho uko bumeze cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Tubona uko umuntu ashobora kubwirinda, tubona n'uko ushobora kwivuza. Muri aka kanya rero tugiye kureba noneho ibibazo cyangwa imyitwarire y'umuntu muganga yarangije guhagarika imiti muri sosiyete nyarwanda. Igihe wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, igihe witaweho ugafata imiti neza ukavurwa ugakira, tugiye kurebera hamwe ibibazo umuntu ashobora guhura nabyo. Ni karibu rero twongere dufatanye dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntuzukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myeshaka kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ibibazo cyangwa se imyitwarire umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ahura nabwo. Icya mbere kibabaje kandi cy'ingenzi ni ugutakaza akazi. Ni ukuvuga ngo niba urwaye ukamara umwaka umwe, imyaka ibiri, ushobora no kumara imyaka 10 cyangwa se na 20 bitewe. Byose birashoboka. Icya mbere ni ukwizera. Iyo wizeye Imana, ku Mana byose birashoboka. Uraza rero wagaruka mu kazi ugasanga akazi kawe kabonye abandi. Ushobora no kuba wikorera, uraza ugasanga ibyawe n'abakiriya ntibakikwibuka, bikarangira akazi ukabuze. Ubwo birumvikana ko iyo ubuze akazi hakurikiraho ubukene. Ubwo n'ubukene biragendana, umuntu ahita ahura n'ikibazo cy'ubukene. Ikindi kibazo umuntu ahura nacyo, iyo bibaye ngombwa ko ujya ku miti, nyine muganga akaza kuguha urupapuro rwa nyuma akubwira ati noneho aha ngaha bigaragara yuko wakize. Ntabwo mvuze kuguha urupapuro, ni ukuvuga ngo ni nk'umunsi ugiye kwivuza, bikaba ngombwa yuko nta muti utahana. Ubwo mbese utashye ubusa, nta kintu utahanye. Ni ukuvuga ngo muganga arakubwiye ati birarangiye. Hari abantu bitwaza igihe uhuye n'ikibazo ngo ni umusazi, ngo afite ikarita y'indera. Bavandi, nta karita indera batanga. Nta karita indera batanga ngo ni umusazi, ngo aho ageze hose mu muhakato ngo ni umusazi. Oya nshuti bavandi, nta karita batanga rwose. Nawe ubitekereje, nawe ubivuze, wibeshyera abaganga. Nta karita y'ubusazi ibaho. Ubwo ni ukuvuga ngo rero icyo gihe iyo bibaye ngombwa kuva ku miti ukagaruka mu muryango nyarwanda, nta jambo ugira mu bandi. Igihe cyose umuntu akubonye
akubonamo wa wundi wafashwe arwana, wa wundi wafashwe aterana amabuye, wa wundi wari ucecetse utarwana. Ubwo ni ukuvuga ngo abandi ni uko bakubona, ntabwo bashobora kwiyumvisha yuko muganga yarebye akabona utakirwaye, ntabwo bashobora kwiyumvisha yuko muganga yarebye akabona yuko mbese uri umuntu muzima. Igihe cyose rero biba ngombwa yuko umuntu ukubonye akubonamo ubusazi. Hari n'ababura amahoro noneho, cyangwa se bakabura ijambo mu rugo rwabo. Ugasanga igihe cyose niba uri umupapa, umugore wawe akagutoteza kubw'uko hari ikintu mutumvikana runaka, yarangiza ntihaburemo akantu ko kuvuga ngo n'ubundi uri umusazi. Waba uri umumama, nk'umupapa nawe akaba yavuga ako kantu ati n'ubundi uri umusazi. Nshuti witoteze uyu muvandimwe, iyi ndwara ni indwara ikomeye. Waba usenga waba udasenga, ino ndwara ntishobora kugutinya. Waba uri muremure waba uri mugufi, ino ndwara ni mbi. Waba ukize cyangwa ukennye, iyi ndwara ni indwara ya buri muntu wese. Ntabwo wagakwiye gutoteza mugenzi wawe ngo uvuge ngo uyu nguyu ngo n'ubundi ngo ni umusazi, ngo uyu nguyu n'ubundi ngo afite ikarita y'indera. Oya nshuti, ntabwo ibi ngibi ari byiza. Niyo utagize uwuvugisha noneho mu bantu, cya gihe wikeye kuvuga uti n'ubundi bari kumvuga ko bati ni umusazi bitewe n'aho usanzwe ugenda unyura, ugahitamo kwifatira ibyemezo wowe nk'umuntu kugira ngo urinde roho yawe ukicecekera. Iyo wicecekeye rero nabyo abantu bahita bavuga ati buriya yasaze. Waseka nabyo bati buriya ni ibisazi. Urumva ko ari ibibazo bikomeye nshuti. Rinda roho yawe, urinde iya mugenzi wawe, kuko ubu burwayi ni uburwayi bukomeye. Noneho niyo uganiriye n'abandi, cya gihe wenda muri mu matsinda runaka cyangwa se muri mu nama runaka, bikaba ngombwa ko utanga igitekerezo ku byo mwaganiriye, byemerwa na bake. Buri wese akaba ati nta bitekerezo by'abasazi, undi akavuga ati biriya nta bitekerezo birimo. Ugasanga uhoranye ipfunwe mu bandi, bigatuma ugerageza kwiberaho wenyine kugira ngo utagira ubangamira. Kristo Yezu akuzwe. Iyi ndwara irakomeye muvandi, ntawe utayirwara. Ni ukuvuga ngo noneho mu bavandimwe bawe, abo muvukana, aho washatse, ababyeyi bawe n'abandi bose mufitanye isano, ibitekerezo byawe uko byagenda kose ntibijya byakirwa. Uhora uri umurwayi. Niyo hari akantu runaka mutumvikanyeho, ntihashobora kuburamo umuntu kwita umurwayi, kuko nyine umuntu aba yiyizi. Ugomba kumenya uko ugomba kubitwaraho ugatuza. Ariko muvandi, nongeye kukubwira ngewe nkwisabira noneho, niba ubona hari umuntu ufite ikibazo cyangwa se wigeze kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa uburwayi bwa roho,